Si umbabarire pe, ubuzima ndabona bugoye nta bushobora, nubwo kugusiga bitoroshye kandi naho musize hatoroshye, ariko byibura nagenda nkajya mbona nawe amafaranga nawe nkaguha. Umbabarire pe, ubizi ko utigeze umbera umwana mubi, wamfashe nka murumuna wawe, ariko umbabarire kuba musize kandi uzihangane, byibura wenda igihe kizagera nongere mugarukire. Mami wanje uri gucata nandi cyamba ndi kwirebera kuri YouTube tuntu n'utundi uveze mvuye hano ku muhanda gato uratarasa shaka mvuye hano koko natari uri hano wiyingwe yahageze wa mukozi. Okay, reka nzi nohereza umukobwa wanjye ndamurebe ahagaze he. Okay, sawa araje umurebe. Araje none urumva ugiye guteka. Araje nyine umurebe ku muhanda. Byo kujya nihereza icyayi n'ibiryo by'akareka n'amamvu. Genda umurebe ahagaze ku muhanda. Nje kumureba hahandi hano hepfo. Hano akubwiye kari hano kuri Ageze. Ahagaze kuri Ageze hano hepfo. Hariya nyine mu mashari bakari. Kandi kuza. Okay. Ese ubusinzaza afite telefone. Sabara yifitira. Cyangwa bakubwiye hahagaze. Gusa nyine bambwiye ngo bambwiye imyenda yambaye urusanga yambaye ijipo ndende nyine abantu bo mu cyaro n'umubona urahita umumenya. Sawa chege. Okay. Semana yanjye fani yagiye. So yagiye kuvoma ko yaheze ku mugezi koko. Mana yanjye. Mvara umuntu gushaka yamereye nabi. Ninde somo? Cya yambwiye ngo ashaka Josiane. Ni umukobwa n'umuhungu. Ni umuhungu. Nose ko yarimo arambwira ngo ashaka Josiane. Ese na fani wamboneye ko namubuze? Sha fani nawe nigeze mbona pe. Nanjye umwana yagiye. Sinzi. Okay, nta kibazo urakoze. Kanze muvugisha. Okay. Nimuvugane nurangiza phone uyituyizanira. Nta kibazo ndayikuzanira. Sawa. Ado? Nabonye wambuze. Yego. Wa mutipe? Waje se? Uri he? Okay, ntacyo guma aho ngaho ku muhanda ndaje ngufate.
Biteze? Ni byiza. Meze neza. None se? Wowe uturutse mu cyaro se? None se bakubwiye ko uje gukora ahantu mu rugo? Okay, nkurikira tugende. Tugende. None se ni wowe wohereje kundeba? Yego ni jewe. Kumva ufite ubwoba se? Oya. Twambuke nyine. Nisi imodoka nizo tugonga. Imodoka? Oya. Tugende ntabwo. Ndebera ruraru. Ntabwo ziri turundutseho. Ngwino tugende hawe. Ngaho nkura mufata akaboko. Mutuye ahantu kure? Ntabwo ari kure cyane. Ahantu ni kure. Nuko ari ubwa mbere uhaje. Nuramuka uhaje nk'inshuro 3 uzabona ari hafi cyane. Nise papa na mama bari kutabazana basuhuza. Ntabahari. Abari? Ku isura akarasi. Oya, nta kibazo. Ariko umeze neza. Meze neza njye nta kibazo. Urugendo rwagenze neza. Rwagenze neza ariko ahambereye kure cyane hano. Ndabyumva gusa nyine wihangane. Nakundi. Nta kintu numvaga nshaka kukubona cyane siko watinze kumvugisha. Nakubwiye ko nyine nta phone nari mfite niyo mpamvu. Telefone ugira? Kubera iki nta phone ugira se? Urabizi nyine ubuzima bwo mu cyaro wabugoranye kugira ngo uzabone n'amafaranga yo kugura telefone ntabwo biba byoroshye. Okay. Rero biba bigoye. Ntabwo biba byoroshye. Nose Kigali mumeze mute? Kigali turaho. Kigali nyine njya numva bavuga ngo ni ahantu heza, ngo haba amazu meza, ngo imodoka nyinshi. Ni heza cyane nta kibazo. Ndashaka nyine kuzahanjyana ariko turi kumwe njye nawe. Uzaza unsure nyine Kigali. Uzanembereza? Nzabitembereza. Nese uba hano wenyine? Oya. Mbana na murumuna wanjye. Mubwire se nsuhuza. Uretse gato nze mubwire aza gusuhuza. Okay, nta kibazo. Wari iki se kandi? Mbonye itari nziza. Murumuna wanjye nawe uhari sanze yanditseho urupapuro ngo agiye i Kigali kandi murumuna wanjye ni umwana muto cyane sinzi ubuderi bugera i Kigali ubu ndahangayitse. Gusa yajyanwe nandera? Ntago mbizi kandi ni ahantu atazi rero ubwo sinzi ukuntu yaba yagiye. Wowe wihangayika niba yagiye i Kigali ugafite umuntu wamujyanye tuzamubona. Ibyo bintu nabyumva ntabwo nshobora kubaho nazi ahantu murumuna wanjye ari niba abayeho neza cyangwa ashobora no kuba agiye bakamushimuta ntawamenya. Nta kintu azaba humura nta kintu azaba kuko nanjye ariho n'uwo i Kigali uzaza ngufashe nzagufasha kumuhiga tuzamushyira ku mbuga yuko wamubuze hanyuma tumuhige tumubone. Ibyo bintu birashoboka se? Birashoboka cyane ko umuntu wabuze wamubona. Wamumfashije kandi urakoze uzamfasha. Nzagufasha rwose nta kibazo. Urakoze. Fani. Turutse? Gisagara. Okay. Wigeze wakora akazi ko mu rugo? Nisubu koko urishwa neza kuzabishobora? Zagerageza nawe uzagenda unyigisha. Akwigisha? Ntabwo uzi kuzanye. Uretse tubanze. Nese hanaje mu ishuri cyangwa ashaka akazi.
yaje mu kazi nyine ariko biba byiza yavuze ibyo adashoboye tukamufasha umva none se Fani uzi guteka iki imyumbati n'ibijumba imyumbati n'ibijumba yego kumva ibiryo meruka kumva kera kabisa mwese hano uko tudapfa kurya ibyo bintu koko mana yanjye umukobwa wanjye akunda utuntu tworoshye agatoki karimo inyama umuceri n'agasosi n'utuntu nyine utuntu tworohereye ukuntu kabisa ibijumba ndahamye neza ko atanabirya mbi ibijumba wenda si ukuvuga ko nabirya ariko ntabwo mbikunda hano ubundi turya inyama ifiriti n'umuceri ibijumba rwose wapi Fani cyane n'umukobwa wanjye ibyo akubwiye ni ibyo ibintu akunda ni ibyo ngibyo gusa ntabwo nakuveba kutazi kubiteka kuko sinakurenganya rega uvuye kure nko mu cyaro wallahi bari gisaka ndagiye oya uretse kiko mbarata Fani nzagerageza kukwigisha nzakwereka uko bateka umuceri nkwereka uko bakaranga agaso niko se muko uzi gukaranga igikoma ego igikoma baragikaranga ko kiko nawe ikabya ngo igikoma baragikaranga ndavuze kabizi ahubwo se mbwira bagikaranga buke bayashyira muki nanjye nduba mfite amatsiko yo kubona igikoma gikaranze kabisa n'isafuriya imwe y'imbyiro yego none se Fani urumva wifuza ko twaguhemba amafaranga angahe 15 sheri waya ntabwo 15 twabiguhemba ariko ukizi Kigali ariko tugiye kukwigisha akazi ko gakorwa ndaguha amafaranga 8,000 noneho nimara kubikwigisha mbona neza wabifashe nzakongeza nzagenda nkongeza na 20 uzayageraho bitewe nuko witwaye mu kazi uko nzakubona niko nzakongeza sibyo okay ubwo rero ndagerageza ndakwereka uko bikorwa agakobwa kanjye karatese byo kazajya kakubwira uzajya umwumva uzasuzugurira umukobwa tutazabipfa sibyo okay ngomba kubyumva umva nkubwira ikintu ucyumva nawe ntuzakabye ngo nuko Fani wamubonye ko yitonda ibiryanjye aritonda wabona ari ese wa mukobwa witwa Mukanuza wagiye si wabonaga yitonda ariko nizere ko Fani wazagerageza atazaba nkayo no Mukando ya Fani waratwika Fani uzi gukaranga igikoma cyakora wallahi ndumva zanyu dushya duteye ubwoba reka nze nkwereke aho ushyira imyenda sibyo ubundi nkwereke genda umwereke icyumba cyiwe abika imyenda ubwo turakomeza nimugoroba sawa Fani ndabona nkwereke